muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye ugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe no kumudushyigikira. Tugiye kureba hamwe icyigisho cyiza cy'amabanga y'urugo. Ese gukoresha intoki mu gihe cy'amabanga y'urugo byangiza iki? Abantu benshi iyo barimo gukora amabanga y'urugo bakoresha uburyo butandukanye, ariko abagabo bamwe na bamwe bakunda gukoresha intoki. Hari abadamu bajya babimbwira ko bibabangamira, ariko se mukuri we mugabo uhitamo gukoresha intoki mu gihe cy'amabanga y'urugo, ese biterwa n'iki? Ese wowe bikungura iki? Uwo mugore wawe ufite ukoresherezaho intoki bimwangiza iki? Tugiye kwifashisha umudokiteri witwa Catherine Sorano mu cyigisho yatambukije kuri RFI wa 19/12/2018. Ubwo ni igice cyitwa Priorité Santé. Hari uburyo ki abivugamo, ariko nagira ngo abagabo muha agaciro iki kintu. Mu buzima busanzwe hari impamvu ebyiri yatuma umugabo cyangwa se umusore akoresha intoki mu mabanga y'urugo. Ikintu cya mbere mu gihe cy'imbanziriza gikorwa cyo twita preliminaire mu Gifaransa, abashaka kuzamura ibyiyumviro. Noneho ahangaha abakobwa mwitonde, hari igihe umugabo ashaka gukina n'imyanya y'ibanga yawe agakoresha intoki, akakubwira ati rwose nta kintu ndi bugutware, nta kintu ndi bugukoreho, ariko nyamara azi icyo arimo gukora. Azi neza yuko nakoresha intoki, by'umwihariko kuko abakobwa n'abadamu benshi baratandukanye. Hari abadamu bumvira ku bice by'inyuma cyangwa se by'imbere ku gice cyitwa clitoris. Ubwo rero iyo abashe gukina n'ibice byumva, abasha kuba akureba, abarimo kukureba ngo arebe uko ibyiyumviro bigera. Hari ahantu rero ushobora kugera hitwa muri point de non retour, ukaba utasubira inyuma, ahubwo akaba ari wowe umusaba kugira ngo igikorwa gikomeze. Rero bakobwa mwitondere, umugabo cyangwa umusore ubasha kukubwira ngo arakoresha intoki akine n'ibice byawe by'ibanga ko nta kintu ari bukoreho, aba arimo kukubeshya. Ikindi kintu cya kabiri umugabo abasha gukoreshamo intoki ni igihe ashaka kugomorora amariba y'umudamu, kubera yuko twabibonye neza yuko igice cyumba ku badamu bose kiri muri hagati ya santimetero 4 winjiramo imbere. Rero iyo ashaka kugomorora kenshi gukora kuri icyo gice, nuko akoresha intoki ebyiri, uru rutoki rurerure runini rwitwa musumba zose na marere. Iyo azihinnyemo gatoya nibwo ahita agera kuri icyo gice cyitwa poinge cyangwa se agakora kuri grande doskene, noneho amariba akagomoroka. Rero icyo gihe akenshi umugore bikundaho n'umugore uri mu gikorwa neza kandi yanabobereye cyane, kuko akenshi ibyo bintu bibaho kuko afite ubushake bwinshi cyane. Rero bitari ibi ngibi bibiri, ibi bintu bibiri nibyo bikunda gukoreshwaho intoki, kandi ntabwo byo bibabaza. Ariko mu buryo bwinshi abagabo benshi batazi uko igikorwa gikorwa kenshi cyangwa se mo kimwe bacika intege mu mabanga y'urugo, ko igikorwa kigomba kuba kigenda neza, bagakoresha intoki. Ikintu cya mbere byangiza, akenshi aba bagabo bafite inzara ndende zirimo n'imyanda, zibasha guca ibisebe umugore bikamwangiza, akanga amabanga y'urugo urunuka. Mugabo wowe ukunda kuba udafite imbaraga mu mabanga y'urugo, ukavuga uti uko byamera kose reka igikorwa ngikoreshe intoki, ubasha gukina n'ibice by'ibanga. Akenshi iyo ukunda gukoresha intoki umugore yuma vuba, na wa wundi ugira ububobere bwinshi cyane abasha kuma, kubera ko ibice by'imbere cyangwa se by'inyuma kenshi biri sensible, birumva cyane. Uyo kina akantu gato kose gakozeho umugore ahita agira uburibwa akababara cyane. Rero bagabo mukunda gukoresha intoki, mumenye ko murimo kwangiza abadamu mu bwonko bwabo, psychology yabo murimo murayangiza. Niyo mpamvu mu gihe gito muzabona bazinutwa amabanga y'urugo bakayanga cyane. Aho kugira ngo wice gitera wice kibimutera, niba ubona ufite ikibazo mu mabanga y'urugo ukaba ubona rwose guhaguruka bitagukundira bitewe n'impamvu imwe cyangwa indi, ntabwo washakishiriza mu kwangiza umugore,
ahubwo washakishiriza mu kintu cyatuma ugira ubuzima bwiza. Kandi nkunda kubibabwira yuko abantu bakunda kurya nabi cyangwa bariye nabi mu busore bigaruka iyo bashatse, imyanya y'ibanga yabo iba isinziriye, ntabwo ikora neza. Niyo mpamvu rero abagabo benshi bafite iki kibazo babasha kuvuga bati noneho tutagaragara yuko tutafite icyo dushoboye, bagashaka gukoresha intoki ku badamu. Noneho abadamu ahubwo aho kugira ngo bagire icyo bumva bakagira uburibwe, bakuma bakumirwa. Noneho n'ikindi gihe noneho rero byaba umugabo yaba afite noneho ikibazo gikemutse agasanga umugore yamaze gupfa. Rero bagabo mwitondere ibi bintu kandi mubyirinde. Ikindi kintu cya kabiri, abagabo bakunda gukoresha intoki bafite intoki z'ibikubati, intoki zikomeye cyane, nta n'ikindi babikoraho. Ni abagabo bakoze imirimo y'amaboko ikomeye cyane, intoki zabo zikuma zikumirwa zikagagara. Rero iyo bakoze ku myanya y'ibanga y'umudamu, kubera ko nababwiye ko irumva cyane, bibabaza umugore n'ubabereye akuma nanone. Rero abagabo mubashe kureba iki kintu. Niba ubona neza yuko ufite intoki zikomeye cyane, ntabwo ari byiza gukoresha intoki mu gihe cy'amabanga y'urugo. Ugomba gukoresha uburyo bwose bushoboka, kubera ko burya imyanya y'ibanga y'umugabo nayo iba yorohereye cyane nk'iy'umudamu. Niyo mpamvu yo itabasha kumubabaza. Ariko noneho rero iyo afite ubwumvumve bwinshi, afite ubushake yabobereye cyane, ntabwo abasha kubabara. Ariko intoki uko byagenda kose, iyo utinze atari muri kiriya gihe twari twavuze bwa kabiri yuko ushaka kugomorora amariba, umugore yabobereye rwose ntabwo bikunda. Kandi hari n'igihe rwose iyo ufite intoki zikomeye n'ubundi nabwo ziramwica, ziramwangiza, ugasanga umusubije inyuma. Biba bisaba rero yuko ibi bintu ugomba kubyitondera. Rero bakundwa, ibi bintu mu biha agaciro. Abadamu benshi bamaze iminsi babimbwira, barababaye kubera yuko mutabiha agaciro. Iyo akubwati ibintu birambabaza, wibaza impamvu bivuga gutyo, ukagira ngo ni ukwanga amabanga cyangwa se mo kimwe afite abandi bagabo. Ntabwo ari byo, ahubwo ubimenye neza yuko niba mubimwangiza bimubabaza, nawe ugomba kugira ikintu wabikoraho. Nongere mbisubiremo, uburyo abagabo bakunda gukoreshamo intoki mu gihe cy'imbanziriza gikorwa, ariko akenshi ku bagabo cyangwa se ku basore, ku bakobwa barimo kubashukashuka, babasha gukoresha intoki bakina n'imyanya y'ibanga. Ariko kubera ko umukobwa cyangwa se umukobwa aba adafite ubwenge cyangwa atazi iyo biva n'iyo bijya, akabasha kubyemera, nyuma ukabasha kumuzamurira ubwumvumbe n'ubushake bwinshi, bigatuma noneho abasha kudasubiza inyuma, ahubwo akaba ari we ukubwira ngo igikorwa gikomeze. Ni hahandi uzajya kubona ukabona havutse inda zitateganyijwe. Bakobwa mwitondera umugabo cyangwa umusore uzakubwira ati rwose ndakina n'imyanya y'ibanga ariko nta kindi kintu ndi bukore, aba arimo kugushuka, arimo kukubeshya. Aho rero ni hahandi ugira ubwumvumbe bwinshi, akenshi bukanaza cyane iyo uri mu gihe cyo gusama. Mu gihe cyo gusama cyane nibwo abakobwa bakunda kugira ubwumvumbe bwinshi cyane, mu gihe cya ovulation cyangwa se mo kimwe yibegereje ovulation. Bakobwa mu byitondere, abagabo be kubashuka. Abagabo nanone babikora gutya babikunda ni igihe baba bashaka kugomorora. Mu byumve neza, abadamu nubwo iki gikorwa kikunda kubaho, ntabwo ari abadamu bose. Hari igihe ukoresha intoki bikamwangiza, bikamukura muri mudu yari arimo. Niyo mpamvu mugomba kubyitondera. Mugabo mwese aho muva mukagera, mugomba kumenya abadamu banyu bateye bate, bumva bate. Ese iyo mukoze ku myanya yabo ntabwo bikanga? Umudamu nubona umukoze wakikanga, menya ngo intoki zawe ziramubabaza. Rero bagabo mudakunda kuguca n'inzara ziba zirimo n'imyanda, ni kwa kundi nyine igikorwa kizanarangira ukazasanga umugore arwara ama infection adashira. Kubera iki? Ukunda gukoresha intoki zinanduye, zidakarabye, cyangwa se mu nzara harimo imyanda yihishemo. Ugasanga rero ugiye kumwangiza, akazinukwa amabanga y'urugo urunuka, kandi none yamara kuyazinukwa ugasanga niwe bigizeho ikibazo. Mu gihe uri muri mudu nziza, mu gihe umeze neza, ugasanga ushaka igikorwa we ntabwo akigikeneye, kuko waramwangije umutwe we, agira ubwoba, wamuteye ihungabana muri we, wamuteye ubwoba kuri yo kiyumva igikorwa rwose atakigishaka. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenya utazangiza umugore bundi ukajya umukeka ngo ajya mu bandi bagabo, ahubwo kuko ntiyabikubwira yuko umwangiza cyangwa wamwangije, aratinya. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Niyo mushya kuri channel, kora like, subscribe cyangwa se abone.
kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igice cyo kubana namwe ubona Rafael w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.